Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Justin, tukarebera hamwe imico n'imiterere ikunze kuranga umusore cyangwa umugabo ufite izina rya Justin. Mpa ikaze abo dusanganywe kuri iyi channel y'Inkuru TV, mpa n'ikaze abashyashya basaba gukora subscribe kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi n'ibiganiro byacu bibagereho biboroheye. Mutwandikiye muri comment, mukore like ku biganiro tubagezaho. Nizera yuko aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza. Justin rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyongereza, aho risobanura umunyakuri. Mu mico n'imiterere rero uzasanga Justin ari umuntu wigirira icyizere kandi ashyikirana n'abantu, yoroshya ubuzima kandi kumenyana nawe ni amahirwe kuko agira umutima ukomeye kandi mwiza. Agira imyitwarire myiza ku bijyanye n'uko abanira n'abandi. Justin rero iyo ageze ahantu hashya, kumenyana n'abantu no kumenyerana nabo no kumenya imibereho yaho ntibimutwara igihe kinini kandi agahita yunguka inshuti vuba. Akunda kuvugana n'abantu kandi ntabura ibyo aganira kandi abantu bamwumva vuba. Justin ni umusore cyangwa se umugabo w'umunyabwenge, yumva ibintu vuba kandi azi kwitegereza. Muri we aba yumva yaravukiye kwishima, anyurwa n'uburyo agaragara. Justin ni umunyamatsiko kuri buri kintu cyose, rimwe na rimwe ashobora kugaragara nk'ukabya cyangwa se wiyemera. Justin rero biragoye ko wasanga hari ahantu yigeze kubarizwa ugasanga abantu baramwibagiwe, kandi usanga bamukunda pe. Akiri umwana Justin akunda kwigaragaza kandi akunda guhora yikinira, ugasanga yibagiwe imikoro yo mu ishuri, ariko uba usanga n'ubundi azwi mu ishuri yigamo. Agira akavuyo kandi akunda kujya kure mu bitekerezo by'abana. Justin nyine akunda kujya kure mu bitekerezo by'abana, bimwe batekereza ibintu bitabaho cyangwa se bidashoboka, kwa kundi usanga abana bimajina ibintu bitabaho. Rero mu byo uzasanga Justin akunda ibirori no guhora afite abantu benshi avugisha, akunda ibikorwa bihugiwemo n'abantu benshi, kandi uzasanga Justin ababazwa no kubona abantu bari mu bibazo bikomeye, kuko Justin agira umutima mwiza, agira amarangamutima menshi. Justin agira ubuntu kandi yumva abandi.
Justus usanga ari wa muntu ufungutse, usabana, ukunda abantu, uhora yishimye kandi iyo umenyanye na Justin nawe ubwawe uramukunda. Justin uzasanga ari wa muntu iyo adahari nawe ubwawe umukumbura. Justin amenyera vuba ahantu hashyashya, akamenyera n'abantu baho vuba ntibimugore, niyo yaba amaze igihe gito cyane bahita bamenyana. Justin rero uzasanga ari wa muntu ugira ibiganiro bidashira, agira impano yo kuvuga mu ruhame no kwemeza abantu ibitekerezo bye. Kandi Justin usanga agira impano yo kwigana abantu no kwitegereza akabona n'ibyo abandi batari babonye. Justin rero agira amatsiko menshi ku buryo ashobora gutangira ibintu byinshi ntagire na kimwe aza gusoza. Justin akunda akazi, mu nzozi ze zihora zihindagurika, ntajya atekereza ikintu kimwe ngo agishyireho umutima, mbese nta nubwo ajya yubahiriza igihe. Justin rero akunda akazi gatuma ahorana n'abantu benshi nko gucuruza cyangwa se itangazamakuru. Nubwo busobanuro twaboneye bw'izina Justin, nizera yuko aho ba Justin bari n'inshuti zabo n'imiryango yabo bamerewe neza, mbasaba yuko abakomeje kunogerwa n'ibiganiro byacu bakora subscribe, bakatwandikira muri comment, bagakora like ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane namwe, imigisha y'Imana ibageraho aho muri hose, mugire icyakiro mu mibereho yanyu ya buri munsi. Bayi nawe utaha.